kuvuga ngo wakabaye wihugura ukamenya n'ibyo utanga. Yego. Reka ngaruke ku mashuri. Aho watubwiye ko wiga mwaka wa 4 ubuvuzi, ndakeka wenda gusoza. Ese aho muba hamwe n'abandi banyeshuri ubona abakobwa bose bafite amakuru ahagije cyane ku kumenya igihe bagira mu burumbuke, bagira mu mihango, cyangwa hari abantu batabisobanukiwe? Ese nk'amashuri yakora iki? Urahera ku cyambere. Yego, murakoze. Aho dutuye, aho ntuye muri community mbayemo, mba mu banyeshuri, ntabwo abantu bose bafiteho amakuru. Ntabwo abantu bose bafite amakuru. Nabo muri kaminuza? Yego, barahari bataba bizi, adashobora no kubara. Nk'urugero, hari nk'abantu baba bafite kwa kwezi guhindagurika cyane. Yego. Ariyo twita mu irregular. Yego. Uwo muntu usanga ahindagurika cyane, ugasanga no kumenya kwezi kwe biramuvanga. Nta nubwo ashobora kuba yakishyira ngo abibare, kuko niba uri kugira ngo ubare ufite ukwezi guhindagurika kugira ngo ubare umenye ukwezi, umenye igihe wamenye igihe cyawe cy'uburumbuke cyangwa igihe wazabonera indi mihango, bigufata buri amezi 6 uri kubara. Ukajya uhora umunsi waboneye imihango, umunsi ukurikira uhora ushira akantu kuri kalenda kugira ngo bishobore kuba wamenye icyo gihe. Noneho abantu muri kaminuza ntago mvuze ngo ni benshi, ariko nk'abantu wenda nk'uwiga ubuganga we ubuvuzi ababizi, kuko turabyiga, ni ibintu twiga, ni ibintu batwigisha, akenshi usanga babizi. Ariko ndavuga nk'abandi bantu biga ibindi bintu bitari by'ubuvuzi, nta makuru menshi baba bifiteho. Ugasanga nk'umwana wenda, umwana w'umukobwa aratwise kandi taragakwiye gutwita, kandi urumva wenda azi nko kubara icyo gihe cyiwe, ntago yatwita. Okay. Yego. Hama ku kibazo cya kabiri wambajije, amashuri ikintu yakora, amashuri bajya bategura nk'ibiganiro. Yego. Nk'ibiganiro bihuriza hamwe abanyeshuri bose, bakigisha, bakazana nk'umuntu bigisha, kigisha ku buzima bw'imyororokere, kabigisha ukuntu wabara, wenda ufite ukwezi kugize guhindaguka no kudahindagurika. Bakigisha nyine byinshi ku buzima bw'imyororokere, abana b'abakobwa tukabigira amakuru. Yego. Ndetse nta nubwo ari abana b'abakobwa gusa, n'abana b'abasore. Yego. N'abana b'abahungu barabikeneye, kuko niba umwana w'umuhungu atazi imihango icyo ari cyo, ejo azabona umwana w'umukobwa hari anye yitashije, wenda agire ngo n'ibindi bintu amusebye, cyangwa nyine ashobora kuba yamugira ikintu cyamukomeretsa, kandi wa mwana w'umukobwa arazi bimubayeho, kandi wenda azi imihango n'iki, yakamubwira ati pardon, wenda hari ikintu kitagenze neza, nyine ukamubwira mu buryo ki utamushobora kumukomeretsa ngo yumve ko asebye. Yego. Yego, kuko nta nubwo ari n'igisebo. Ntago ari igisebo. Ntago ari igisebo, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu normale, ni uko nyine Imana yaturemye. Uvuze neza n'Imana yakuremye. Reka tuvuge kuri experience yawe. Bikuho bwa mbere wumvisha umeze ute? Ibyo mihango bwa mbere. Wari ubizi ayo makuru ari uyafite yuko hari igihe runaka uzajya mu mihango, cyangwa nayo byaragutunguye, wumvisha umeze ute? Njyewe rero ntago byantunguye, kuko icyo gihe bari barabinganirije, mama wanjye yari yarabinganirije. Wow, ufite umubyeyi mwiza. Yego, yari yarabimbwiye pe, yari yarabimbwiye, ndibuka ko nagiyemo nanakuze, ariko yarabimbwiye mbere, arabimbwiye ati ntago akajya ahora mbaza, tibite se ntago urabona ikintu kidasanzwe, nkamubwira ntoya nta kintu gidasanzwe ndabona. Nuko nyine araza kunyinjira ku munsi umwe, wenda arambwira ati nugushya nubona amaraso aje ntuzagire ibibazo, uzahita uzumbwira n'iki nzagufasha. Okay. None icyo gihe mbibonye naramwegereye, ndamubwira ati mama, rero bya bintu wambwira byabaye. Nuko aramfasha, ampereza udukoresho tw'isuku, aranyereka ukuntu nzajya nukoresha, mbese nyine na buri kimwe n'isuku rusange, ukuntu umuntu yakikorera isuku. Yego. Nuko urakoze kugaruka ku kintu cy'isuku cyane. Usanga isuku muri icyo gihe cy'imihango igoranye. Ubundi umukobwa yakwitwaye ate mu gihe ari mu mihango? Isuku rero bitewe n'ubushobozi buri hano hanze, abantu ntago, ku bantu bafite ubushobozi buke,
turakunda kugira ikintu cyo gusanga umuntu twa dukoresho tw'isuku tugurwa ku mabotike, tugurwa hehe mu supermarket ahantu hose wagenda wadusangayo. Hari nubwo tugura amafaranga nakita ko atari menshi, ariko hari abantu usanga bigora ko batubona kubera ubushobozi buke, ugasanga wenda nako kantu arakaguze agakoresheje nk'umunsi wose, akambaye umunsi wose. Ibyo bintu nabyo biba bindi bikurura n'izindi ndwara. Ubwo ukuntu nyine umukobwa yakwitwara iyo ari mu gihe cy'imihango, yakambara ako gakoresho ako twita ngo Kotex, abantu benshi bakita Kotex. Ugarutse cyane neza ku kintu cy'isuku. Ni gute umukobwa yakwitwara mu gihe ari mu mihango? Isuku tuyitseho. Yego, isuku rero umukobwa ubundi ikintu akwiye gukora iyo ari mu mihango ni gukoresha twa dukoresho tw'isuku nyine bakoresha ari mu mihango. Utwo ni nka Kotex. Kotex barayikoresha. Hari n'abakoresha ibyo bita ngo tampon. Ni udukoresho tundi bakoresha ariko two tugura mu mafarumasi kandi tuba tunahenda. Ariko ndavuga kuri ya bikoresho twese dushobora kubona arizo Kotex. Iyo n'imiburiburi uyambaye n'imiburi ntabwo wakabaye umara birenze amasaha 4 ukiyambaye. Umuntu yakabaye ahindura buri masaha 4 ugakaraba, buri masaha ukahindura ukambara indi. Ubundi imihango imara igihe kimwe na gute? Imihango imara hagati y'imisi 2 gushika kuri 7 tegwa n'umuntu. 2 gushika kuri 7. Yego. Ubwo izo Kotex ntago zihenda? Kotex ntago ibiciro byayo ari biri hejuru cyane, ariko nanone ntago navuga ngo amafaranga ahubwo amafaranga ba make cyangwa ba menshi ku muntu bitewe n'umuntu. Ubwo ariko hari abantu ushobora usanga badashobora kubona ubwo bushobozi. Niyo yaba ari 100, niyo yaba ari 200 ugashaka kutayibona. Ariko ubusanzwe Kotex ziba ziri hagati 600, 800, 1000 gutyo. Nk'umuntu udafite ubwo bushobozi habe na make yakoresha iki? Udafite ubwo bushobozi hari udutambaro. Ashaka gukoresha agatambaro. Yego. Ari ukuntu batuzinga neza ugatambaro ukagashira ku mwenda wawe imbere, ukakambara nyuma y'amasaha ngahe ukagakuramo ukagafura, wenda ukaba ufite nk'udutambaro nka 2, ukambara kandi kakaba kumye, ukongera ugahinduranya gutyo ukajya uhinduranya. Icyo ni icyagihe udashobora kuba wabona ayo mafaranga yo kugura izo Kotex. Yego. Reka tuvuge ku kintu, nta makuru y'ibinyoma aba yihishe inyuma y'imihango. Abana b'abakobwa bagenda bafata hirya no hino ibitavugwa cyangwa se mu mico runaka ntayo wabuze. Irahari. Hari ibintu bajyaga bavuga mbere ngo imihango ni umwanda. Ugasanga umuntu aravuga imihango ni umwanda, ugasanga nyine abantu bafiteho iyo myumvire itariyo, kandi ugasanga nawa muntu ni cya kintu cyahavuye ikihaba cy'uko abantu bahita bagira akantu ko kumva hari igisebo, wenda akavuga ati wenda ndi mu muhango ntago nagenda hamwe n'abandi, ntago nakwicara hamwe aho abandi bantu bari kubera ko hari icyo ko ndi mu mihango. Ni ukuvuga ngo abantu batekereza ko ndanduye, mbese ni umwanda. Kandi icyo kintu ntago nicyo kintu dushaka gukura mu bantu cyane. Ndatekereza ko gitangiye no kuza kivamo mu bantu cyane, kuko kiri gushiramo ukuntu abantu batangiye kuza babyumva. Harimo ikintu cyo kuvuga ngo abantu ntibatekereze gutyo, ntibatekereze ko kuba uri mu muhango ari ko wanduye. Ntago ni ikintu kiri normal kibaho, kandi umuntu arigirira isuku nk'uko yigirira isuku bisanzwe. Ni ukuvuga ngo imihango ni ikintu Imana yashizeho gisanzwe, ntabwo ari ukwandura. Umuntu uri mu mihango nta kintu na kimwe ahejwe gukora. Ntacyo. Ni gute wafasha umukobwa cyangwa se umwana mutoya w'umukobwa ufite icyo kibazo cyo kumva ko ari mu mihango, atajya ku ishuri,
atajya mu kazi, asiba akazi, urumva abana n'icyo kintu ati twamufasha gute? uwo mwana w'umukobwa ukuntu twamufasha, njye ndumva uwo mwana w'umukobwa utekereza kuri ibyo bintu, utekereza ko yaba yanduye ari mu mihango, ntago yagakwiye gutekereza gutyo, ahubwo yagakwiye kuba yacyegera abandi bana bagenzi be, abakobwa bagenzi be, akababaza ati wenda mwege se mubyumva mute? kandi njyewe numva ko baramutse umuntu amuzi cyangwa akamenya ko natekereza, umuntu yamegera akamusobanurira, akamubwira ati ibyo bintu ntabwo ari gutekereza, ibyo bintu njye mbita nk'umugisha. Ubundi kujya mu mihango ni nk'umugisha, kuko ubu werekana ko you are healthy, nyine uri muzima. Ababyita uburwayi, oya ntabwo ari uburwayi, ni ikimenyetso cy'uko uri muzima, cy'uko ushobora kuba wasama, cy'uko ushobora kuba watwita ukaba umubyeyi. Yego. Tugana ku musozo, twavuze cyane ku mihango, ariko uburumbuke ndagira ngo ubwitseho. Ni ryari umuntu amenya ko ari mu burumbuke? Umukobwa abibwirwa n'iki? Ese asama byagenze gute? Yego, murakoze. Uburumbuke ni ryari umuntu, ni nk'ibimenyetso biranga icyo gihe. Icyo gihe rero iyo umuntu ari mu burumbuke agira ikintu bita ashobora kugira ibigaragarira amaso, ashobora kugira ikintu bita ururenda, yego, ruva mu gitsina. Yego. Icyo gihe urashobora no kurubona no kuri wa mwambaro w'imbere uba wambaye. Yego. Iyo ukozeho wenda ukasa nk'ukirendura gutya, like nk'utandukanya gutya, kirarenduka cyane. Icyo gihe bikoreka ko ushobora kuba uri muri cya gihe cy'uburumbuke. Ururenda ruriyongera. Ruriyongera. Ikindi nacyo habamo ubushuhe, temperature iriyongera. Hari udukoresho dukoresha bita thermometer. Yego. Ushobora gukoresha vaginal temperature, ukareba, usanga kenshi ushobora kwiyongera nka rimwe cyangwa kabiri. Ubundi iyo kugira ngo uyimenye bisaba kupima nk'uno munsi mu gitondo ukibyuka, ugapima n'ejo ukareba. Hari igihe usanga yazamutse. Ubundi yo kugira ngo ikunde bisaba ko ari ya yindi ukunda gukoresha buri gihe, kujya wipima. Kuko nibwo ubona ko hariho ikintu cyahindutseho. Hakabaho n'ikintu cy'ubushake, kwiyongera ku bushake. Ubushake bw'iki? Ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, icyo gihe buriyongera? Yego, buriyongera iyo umuntu ari muri cya gihe cy'uburumbuke. Hanyuma ikindi nacyo, ikintu abantu bakunda kuvuga ariko ntabwo kiba ku bantu bose, hari ikintu cyo kubabara, kumva uratonekara amabere cyangwa imoko iri kukujyamo ukuntu. Nicyo kintu ariko ntabwo kiba ku bantu bose. Hari n'abavuga ko umugongo wajya, nanone ndiko n'ibimenyetso bitajya bigaragara ku bantu bose. Kuko se ubu bintu by'ubushake ngo buriyongera? Yego, ni ibyo bavuga. Bavuga ko ubushake nagize amahirwe umuntu uri kuvuga ikiganiro ni umukobwa. Yego. Adufashe utubwire, ese buriyongere? Impamvu tugomba kwimenya, niba umuntu ari yageze mu gihe cy'uburumbuke, yagombye no kumenya n'impamvu yakwirinda yanda itifuza. Ibyo bimenyetso ni ingenzi kubimenya ku muntu wese kugira ngo abashe kwirinda. Watubwiye ururenda, utubwira ubushyuhe kuvuza bwiyongera, utubwira kwabara amabere rimwe na rimwe, kwabara umugongo, utubwira no gukomeza kumva ushaka cyane gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu ubibonye ushobora gutekereza n'igihe wabaze neza ukavuga uti icyo gihe ndi mu burumbuke. Icyo gihe umukobwa yakwitwara ate? Icyo gihe ukuntu wakwitwara uri muri icyo gihe cy'uburumbuke, cyangwa ubonye ibyo bimenyetso byose biri kukubaho, icyo gihe ndumva wakirinda ibintu by'ibigare, ibintu by'ahantu wajya n'ahantu ukaba wakosa ukifata. Nyine ni ukuvuga ngo ni ukwifata kugira ngo udasanga wagiye muri kuba wagira icyo gihe cyo kuba wabonana n'umuntu
ukaba wagira wasama iyo nda itateganijwe kubera ko uzi igihe urimo urakizi urabizi wenda ibyo bimenyetso ubushake bwawe buriyongera icyo gihe wakirinda umusore birashoboka se uri umukobwa ufite umuhungu mukundana icyo gihe urumva umushaka cyane wamwirinda ute cyangwa se kuko umuhungu we kwimenya bimumara iki yakurinda ate wamwirinda ute umuhungu mukundana yakurinda ate icyo gihe rero ari umuhungu dukundana wabimubwira se ko ndi mu gihe cyane cy'uburumbuke nabimubwira akabimenya kubera ko wenda hari n'igihe nutabimubwira ariko njye nabimubwira kugira ngo anamenye nuko antwara wenda niba azi ko iyo ngiye muri icyo gihe cyanjye ubushake bwiyongera akaba wenda yavuga ati okay icyo gihe reka mwegere hafi mwegere kure ntitukaye duhure cyane wenda akaguhunga akamuhunga niba adakeneye ko ntwita okay wari utuguye umukobwa yakwitwara ati umukobwa we yakwitwara yakifata muri icyo gihe yakifata nyine niba ari umwana w'umukobwa ntago washatse ntago ukeneye gusama icyo gihe we wakifata kuko ni iminsi mike biba iminsi mike icyo gihe urakoze kugaruka ku minsi tuyibare muri ya kalendari yacu iminsi 28 umuntu yakwifata ryari kuva ku munsi wa kangahe kugeza kwa kangahe rero ubundi nkuko twari twabibonye cyagihe ca ovulation iyo kibaye ubundi twabonye ko igira imara iminsi 2 yego iyo igira imara iminsi 2 rero umunsi wa 14 yego rimara iminsi 2 iyo rimara iminsi 2 rero ritaripfa yego ariko intanga ngabo yo imara iminsi 5 yego no kuvuga ngo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina nko kuwa gatatu nko uno munsi turi kwa gatatu yego ushobora gukora imibonano mpuzabitsina uno munsi kandi ovulation yawe iri kuwa 5 nuko ugasama urasama kubera ko urumva ukoze imibonano mpuzabitsina uno munsi iyo ntangagabo iragenda ifite imara iminsi kuri 3 gushika kuri 5 3 kuri 5 ubwo iragenda niba ari 5 urumva kwa 5 nzaba ikirimo ikiri nzima yego bivuze ngo ku munsi wa 14 tugomba gufata iminsi ngahe mbere n'iminsi ngahe nyuma kugira ngo twinde gusama no kuvuga ngo ufata imbere yaho urafata iminsi 4 no kuvuga ngo imbere ubare iminsi 4 ukuyemo wa munsi wa 14 yego no kuvuga ngo uwo nushiramo itiba iminsi 5 yego noneho nyuma ya munsi wa 14 ovulation ubare iminsi 2 okay ubare na ku munsi umwe no kuvuga ngo iraba ibaye iminsi 7 yego iminsi 4 mbere uhagiyemo na ovulation ubwo n'iminsi 5 n'iminsi 2 nyuma ubwira bibaye iminsi 7 no kuvuga ngo iminsi 4 mbere ya ovulation n'iminsi 2 nyuma ovulation icyo gihe ukoze imibonano mpuzabitsina wasama ariko iyo ukoze nyuma ntabwo wasama uyikoze mbere icyo gihe iyo minsi 4 ya mbere cyangwa ukayikora iyo minsi inyuma y'iyo minsi 2 yego ntago wasama ibyo bintu birakora se ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika ibyo bintu birakora abo guhindagurika byo biragoye tugatuvuga gutyo ngo biragoye kubera ko bwa mbere na mbere bwo kugira ngo munamenye n'igihe cy'uburumbuke cye biramuvuna kubera ko abanza kugira kubara nk'amezi nk'atandatu kugira ngo ashobore kumenya ngo ukwezi kwanjye guto ni uko ufite iminsi ngahe ukwezi kwanjye kunini gufite iminsi ngahe yego reka tugushimire cyane ku makuru menshi kandi meza uduhaye ubu ngubu umuntu wese uzakora iki kiganiro arasobanukirwa neza n'ukwezi kwe kandi amenye neza n'igihe yasama n'uburyo ki yakwitwara muri icyo gihe mbere yuko dusoza ngira ngo uduhe aga short summary mu ncamake ibintu 3 umuntu yatahana avuga ati iki ngiki ngomba kucyitaho yego murakoze ikintu nk'ibintu nka 3 navuga
icya mbere ku mwana w'umukobwa yamenya ukwezi kwe ngo kumeze gute, ukwezi kiburanga ni igiki, akamenya ko ari kwa kwezi ari hagati kuva kuri wa munsi yaboneyeho imihango gushika kuri munsi ubanziriza y'utaha. Yego. Icyo niko kwezi kwiwe. Icya mbere, icya kabiri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri akamenya ngo igihe cy'uburumbuke cyanjye ni ikihe. Icyo gihe ukibara ugendeye ufata niya minsi yawe ushobora gusama mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ubwo iyo minsi twabonye ko uhera wa munsi wa ovulation wa 14 uhereye inyuma, ubwo ukabara iminsi 4 mbere n'iminsi 2 inyuma, ubwo ni umunsi wa ovulation ushiramo yaba ari 5 2 noneho itenyeje yose ibe 7. Iyo minsi 7 ukaba wakirinda kugira ngo udashobora gusama inda utabishaka. Yego. Cya gatatu. Ikintu cya gatatu navuga cyane nashimikiraho ni ikintu cy'abana b'abahungu. Hari ikintu byo twirengagiza, abana b'abahungu ngo ntago bareba, ngo bireba abana b'abakobwa gusa, kandi ntago ari byo, kuko uwo mwana w'umuhungu ubu ni umwana w'umuhungu, ariko ejo niwe uzaba ari umugabo, niwe uzaba ufite umuryango, niwe uzaba ufite abana, kandi nawe yakaba yabimenya kugira ngo azagira inama n'uwo mwana w'umukobwa aramutse amugira, kuko ntago buri muryango wose ufite mama na papa. Mama ushobora kuba uri aho ufite papa wenyine nta mama ugira, ukaba uwo mubyeyi w'umugabo, papa wawe akaba yakubwira iyo nama, mama wawe mu gihe adahari. Rero nge nashima cyane ikintu turita kuri empowering girls, ariko nanone boys, abantu b'abasore abahungu bakwiye kubishanaho mu gaciro, bakamenya ese imihango ni iki, igihe cy'uburumbuke ni iki, bakabyita, kuko byose nawe ubwawe ejo n'uzaba uri umugabo, papa w'abana nyine uzagufasha. Turagushimiye cyane kandi nkomeje gushimira abakomeje kudukurikira. Twaganiraga na Iteriteka Ange, umunyeshuri wiga ubuvuzi, udusobanurira byiza cyane ku bijyanye n'ukwezi k'umugore n'ukuntu umuntu yamenya igihe cy'uburumbuke akaba yakwirinda gusama za nda zitifuzwa. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, impamvu tubibabwira ntago ari ukugira ngo mwishure mu nama mpuzabitsina, oya, ni ukugira ngo ubashe kumenya neza ubuzima bwawe kandi ubashe gufata icyemezo gikwiriye ku buzima bwawe. Ukwezi twagusobanukiwe, tugira ukwezi guhindagurika, ukudahindagurika, ariko ugomba kumenya ni uko kugabanyijemo ibice bitatu. Twamaze kwimenya igice cya mbere cyitwa follicular phase, hakazaho ovulation, n'igice cya nyuma cyitwa luteal phase. Ibyo ngibyo ni ingenzi kwimenya, ukamenya isuku. Ikindi kandi udashoboye kubara neza uko kwezi k'umugore, ndabashishikariza kugana Joke application yacu igufasha kumenya neza uko wamenya igihe cyawe cy'imihango iheruka, itaha, ndetse n'uko wamenya igihe cyawe wasamiramo ku buryo wakwirinda ibyo bintu byose. Turabashimiye, turabakunda. Wibuke kugenda ukanze subscribe, ushireho comment and share ku muntu wese ushaka gusangiza aya makuru. Nugira ikindi kibazo ushaka ko twaganiraho, twandikire muri comment, tuzagusubiza ubutaha. Murakoze, turabakunda. Imana ibarinde. Ciao ciao.